ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uno muhungu w'abanyarwanda Jeswe zo mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwanda kazi manje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Maginga yangaya nicaye ahangaha nshaka kuvuga ku muntu umwe, umuntu nshaka kuvugaho n'umuntu bita Jihadi. Rimwe na rimwe njya ntekereza ko wenda ashobora kuba arwaye mu mutwe cyangwa se wenda akaba afite ikindi kibazo cyo mu bwonko, amazi atangiye kwivanga n'ubwonko, kubera ko ni umwe mu bantu nzi bakoresha izi mbuga nkoranyambaga ariko batagakuye kuba bazikoresha bitewe n'umutima ngewe njya mubonana ndetse n'ibintu njya mwumva bimuvamo. Jihadi rimwe na rimwe bajya bamwogeza ngo azi kuvuga, bakamwogeza ngo apo nyonyo apo kwata, ariko amagambo Jihadi akoresha sinzi nimba wenda mujya muyitaho ngo mwumve uburemere bw'amagambo akoresha ndetse n'amagambo akoresha ibintu babikubiyemo yuko biba bitari byiza. Najyaga numva Yago abivuga ati ariko Jihadi, you guys gotta keep eye on him. Nkagira ngo ni bya bindi Yago nawe yenda yabaga arimo ararekura za rokete n'ibiki byose, ariko nyuma nibwo naje kubona mbona Jihadi abakomeje. Jihadi abakomeje kandi afite ikintu kimuri ku mutima nuko atarabona uburyo bwo kuba yagisohora, ariko Jihadi afite amagambo mabi, afite ikintu kibi cyane ku mutima. Uyu muhungu niba n'umuhungu niba n'umutinganye niba n'umugore simbizi, ariko njya mbona yigira umugore ngo ni hapo nyonyo hapo kushutu. Uyu mbabwira Jihadi, reka nze mbabwiza ukuri, rimwe twigeze kukozanyaho ukuntu birarangira, noneho nza kwikorera ikiganiro bisanzwe ndimo nongera kubwira Victoire Ingabire yuko agomba kureka ibyo yirirwa avuga ashaka kuzana amacakubiri mu rubyiruko n'ibiki byose. Uwitwa Jihadi yafashe ya mbere mu kongera guhaguruka aza kuvuga ati ndimo ndaharasinga umubyeyi Victoire Ingabire. Ngewe simbabeshye kuri Ingabire Victoire narakarabye ndakaraba ndavuga ni uyu nguyu ntiyagakwiye kwitwa umubyeyi bitewe n'amagambo avuga, bitewe n'ibikorwa bibi aba yumva ashaka gushora mu rubyiruko. Nta mubyeyi rero umeze nka Victoire Ingabire, icyo cyo rwose mukimenye kuri yewe. Nkimara kumva uburyo Jihadi yaje nk'umuvugizi wa Victoire Ingabire, guhera uwo munsi nawe nahise mukaraba ndavuga ni mambo kwisha sefini termine. Mu kibazo Yago yavuze ko Jihadi yagiranye na Yago, hari aho Yago yajyaga agaragaza avuga ati ariko uyu Jihadi agira amagambo aremereye arimo ideology. Ndagira ngo nongere mbibutse niba mumwibuka ibibazo bya Yago na Jihadi, yuko icyo kintu cyagiye kigarukwaho ndetse kigenda kinavugwaho kenshi. Ndagira ngo ako kantu mukaretene mugashyire mu mutwe wanyu. Uyu Jihadi ejo bundi ahangaha ubwo habaga igitaramo cya Mugisha Benjamin mu gihugu cya Uganda, hari ibyabereyeyo rwose bisanzwe umuntu ashobora kuza akanavuga nyine just weekend content za YouTube, ukaza nyine ukabivuga nk'uko twese tuvuga inkuru z'ubutiku, inkuru z'ubujajwa n'ibiki byose. Jihadi izina yahaye uwitwa DJ Flix avuga ko ngo wasambanyijwe, ntago ngewe ku giti cyanjye ndetse n'abandi bantu twumva kimwe bakiriye iryo zina yahaye DJ Flix. Jihadi mu kuvuga inkuru ye akashaka kuyihereza indi nyito, yamwitaga ngo DJ Mifupa, ngo DJ Mifupa ngo DJ Mifupa. Ngewe najya numva iryo zina ngo DJ Mifupa nkumva ntago rimo rasona neza mu matwi yanjye.
ku munsi w'ejo nakoze live kuri Instagram, TikTok, YouTube, hose makora ikiganiro mbaza abantu ndababwira nese mwebwe mu matwi yanyu ijambo mifupa mwigeze mwumva risonamo neza ra umva nkubwiza ukuri rwose wagenda ukavuga ati wenda akantu kananutse akantu k'uruzingo ntago biba biri grave cyane nk'uko umuntu ashobora kuvuga ngo mifupa bitewe n'amateka igihugu cyacu cyaciyemo. Sinzi niba wenda nawe ku kantu murimo murakumva neza uburyo kadasonamo neza mu matwi. Noneho uburyo uwo yise mifupa abamuharabikamo ndetse n'uburyo abavuga ubwabyo, ubaye uri umwana w'umuntu wavutse ku mugore ukaba uva amaraso nyina yangaya tuva bita sa mu rurimi rw'igifaransa, bakayita blood mu rurimi rw'icyongereza, wahita ugira trauma ishobora kukuviramo n'urupfu. Icyambere cyo bakwise mifupa sava, bamaze kukwita mifupa bagahita barongeraho uburyo wasambanyishwe sava. Noneho yashatse no kugira ngo ayobye uburari akajya avuga ngo DJ mifupa, ariko noneho akamudekriva mu buryo bwose uhita wumva ko ari DJ Flix. Umwana w'umukobwa yaragiye kuri Instagram ye bakimara kumwita mifupa, bakanasobanura uburyo yasambanyijwemo mu gihugu cya Uganda. Amaze kubona ko ari we barimo baravuga n'ubundi bamaze kumudekriva ngaho yavuga ngo ni DJ mifupa yagiye gucuranga mu gitaramo cy'umuhanzi uretse wenda kuba gusa atakoresheje izina. Ubwo ni uburyo bw'ubuharabitsi buteye ubwoba. Ni izina ry'Imana. Ubwo nukubera ko yavuze ati ngewe ndamuka wenda mvuze ngo ngiye guharabika umuntu mukorera iyicarubozo rikomeye cyane, simvuga izina rye ntago yabona ukuntu andega, ariko ndamudekriva ndamushushanya. Ntaho bitaniye no kugenda ugafata ifoto y'umuntu ukayidekarika cyangwa se ukayideforma ukavuga ngo ariko umuntu nashushanyaga siwe. Ntaho biba bitaniye bro. Niyo mpamvu nababwiraga ngo uyu Jihadi ashobora kuba afite ikibazo cyo mu bwonko. Rimwe na rimwe turavuga ngo ni ukutiga, ariko nanone n'ikibazo cyo mu bwonko kiba kirimo. Capacité intellectuelle y'aba bantu aho akagombye kuba hajya ubwenge n'ubumuntu, hagiye ubugome n'amatiku n'urwango. Noneho iturufu uyu Jihadi asigaye akoresha cyangwa se akoresha ni kimwe na mugenzi we bita Fata ku mavuta. Uwitwa Fata ku mavuta amaginga yangayo urimo arabarizwa mu wundi murenge ariko wa Kigali, akaba arimo arabarizwa mu murenge wa Mageragere, ni naho arimo aragororerwa. Uyu nawe yajyaga akora ibiganiro, agakora ibiganiro birimo urwango rwinshi, birimo kubiba inzangano, akashaka kwinjira mu miryango y'abantu n'ibiki byose akabikora. Noneho rimwe yigeze gukora ikiganiro cya nyuma yagikoranye n'uwo Jihadi w'umutinganyi. Bamaze gukorana ikiganiro, uwitwa Fata ku mavuta aza kuza kubwira Jihadi ati Jihadi urabizi, nawe yarabizi neza ko ibintu bakoze noneho byo biteye ubwoba. Ati Jihadi urabizi, ribu nimpamagara sinzongera kujyayo, bazaze banyifatire. Kandi kuko niko byagenze, bagiye kumwifatira kubera ko yari yabibabwiye ko atazongera kwitaba na rimwe. Niba muhamagara ko atazabitaba, bagiye kumufata koko aho bamusanze baramujyana. Kugeza amaginga yangaya ahari numva avuga ko ashobora kutazongera n'umunsi wa rimwe kongera gutekereza gukora ibyo yakoraga. Noneho iyo bamuhamagaraga cyangwa se iyo bamuzanaga mu rukiko, ngira ngo abantu barabizi, Fata ku mavuta imvugo cyangwa se inyito yazanaga yo kugira ngo avuge ko ibyo yakoraga cyangwa se ibyo yavugaga icyabimuteraga ngaro kubera ko yigeze kwitwa ngo umuhutu.
yavuze abantu ngo bagendaga ngo bamwita ngo umuhutu. So iyo ngiyo ngo yari iturufu cyangwa se iyo ngiyo ikaba mechanisme de defense yo kuba yumva ko yaharabika buri muntu uwo ari we wese kubera ko ngo afite akantu ku ruhande ngo ko kwitwa ngo umuhutu. Bamubaza batse ibyo bintu byo kwitwa ngo umuhutu n'ibiki byose wabyiswe nande kandi ibyo bintu babivugiye hehe? Ese nta wundi mutangabuhamya ushobora kuba yarabyumvaga ati giye barabinyongoreraga? Si uko se fata ku mavuta yabaga avuga ngo yitwaga umuhutu. Uwitwa Jihadi njya mwumva, nkunda kumwumva akenshi yasobanura ngo impamvu yaharabikaga Yago cyangwa se wenda n'ibyo akora byose agira inyito imwe akavuga ngo ngewe ngo banyibukije ko ngo papa wanjye afungiye jenoside i Mageragere. So ni ukuvuga ngo ibyo akora byose ari abantu batazi gusa ari abantu batazi kwiga ibyo bavuga ndetse no kubyandastandinga ngo ngewe ngibyo nkora byose impamvu mbikora cyangwa se wenda nshobora kuba mparabika abo mparabika ngo nukubera ko bajya banyibutsa ko papa wanjye afungiye jenoside i Mageragere. Bivuze ngo uri muri ihimura rero. Ariko noneho bamubaza bati ese ibyo bintu babikubwirira hehe? Nta proof ihari yuko babikubwira. Muri bose mu bantu bakunze kuvuga ibyo bintu, urumva ibyo bintu bitangira ari showbiz, gutwikana bisanzwe. Ubwo noneho undi wagahita avuga ati no, ngiye bari kora akantu k'agaturufu mfite nshobora kuba nakoresha. Uyu Jihadi nuwo kwitondera. Nuwo kwitondera ku magambo akoresha. Jihadi afite ibindi bintu bimurimo aba mininga. Ntimuzakibona kigize ngo apo nyonyo, apo popu, apo shushu. No. Jihad afite ibintu bitari byiza muri we aba ashaka kumininga. Jihad ikindi kandi nshaka kumubwira nanone, Jihad wowe nta burenganzira ufite, nta n'ubushobozi ufite, ntuzigera unabugira bwo guca abantu mu gihugu. Uretse mumvisha akantu hano alala kagiye we ndagakura ese noneho kandi mwuka byara ndagakura kano kantu ngakana buretse gato we Jihad nkubwiza ukuri nta bushobozi ufite bwo kuba waca abantu mu gihugu kumanya ko buretse gato ikindi gasane byose utindikira muri icyo gifu cyawe sindi sayitse umva ntabwo ndi ku rwego rumwe nawe rwose ku buryo nshobora gusubizanya nawe. Barahangayitse nzakuzengereza mpaka ugiye ikuzimu. Ntabwo ndi ngura inzira muri iyi mihanda, nta muntu n'uyu n'umwe ntinya, ahubwo ndamwubaha. Ikibazo gifitanye na Jihad cyangwa ugifitanye n'ijambo mutinganya? Uwatingana yatingana nawe ra muzamubarize yuko naba naramuteye se cyangwa yaragenze gute? Wowe wafatanya munyagufatana amavi we, wowe ungana nk'umusozi wa nyaguhunikwa mu mutima we, wowe ninde wa n'uwarya imbwa yarya inzungu noneho nanabikomesha ninge neza. Umutinganya akintazi kirirwa kiza we simba nyeneye no kuvugana nawe kumva nyinda nini ya murusaraza uzatinda ugaruka hano mu Rwanda agashiga izagushyigura ngewe tuzesurana uraho we. So uyu Jihad mumbabarire muze kuza kugenda mumubwire ngo gazuko yavuze ngo wowe nta bubasha nta n'ubushobozi ufite bwo guca abantu mu gihugu kumanyoko. Buriya hari ikintu kimwe abantu bajya bibeshyamo, abantu dukoresha izi mbuga nkoranyambaga, hari ukuntu abantu bagushuka ngo uzi kuvuga ukumva ko rwose ari ubundi butwari ufite, ndetse ukumva ko ari ibindi bintu bishobora kuba byaguprotectinga mu buryo bushoboka bwose. Iyo wakoze amakosa shaho, iyo wakoze ikosa ukarengera ubu se fata ku mavuta ari umuvugizi wa RIB Dr. Thierry Murangira B niwe wigeze kubaza Jihad avuga ati ariko umuhungu mwakoranaga ibiganiro mparabitsi ko asigaye aba hari hakurya kandi waramushukaga urimo uranamukubita mu mutwe muvuga ngo
ngo bisubiremo sha ngo ngero bivuge harya ubuko we yibereye mu wundi murenge arimo ararya ibiryo by'ubuntu ubuse muri hamwe ako kantu sinzigera nkibagirwa bamubaza ngo ubuse muri hamwe karakano karanshimishije cyane uri umuntu wumva ukabona tekereza ukoresha ubwenge karemano Imana yaguhaye ubusobanukiwe byinshi reka nongere ngaruka ku bya DJ Flix Jihad amagambo akoresha amenshi yiganjemo urwango kandi Jihad ntabwo abikora bimucitse arakuze azi ibyo avuga azi na meaning yabyo abandi bagendera mu kigare kubera ukuntu bamufata nk'umutinganya bakagira ngo ntago ibintu avuga ngo abizi just wenda ngo ni ibintu biba bije aho ngaho akaba yavuze ibintu byinshi no ibyo Jihad avuga arabyumva ibyo Jihad avuga arabizi none se kuki avugira Ingabire Victoire muzi iyo mpamvu avugira Ingabire Victoire akamwita umubyeyi iyo mpamvu rero ituma Jihad avugira Ingabire Victoire akamwita umubyeyi ni nayo mpamvu ituma Jihad avuga ibyo avuga wowe ni nayo mpamvu navuze ni kubera ko Jihad namwumvanye avuga ibya Ingabire Victoire amwita umubyeyi iri zina rima rita DJ Flix ngo rya DJ Mifupa rifite icyo risobanuye ni izina Jihad yatekerejeho rifite meaning azi ibyo avuga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitewe n'amateka yaranze igihugu cyacu atari meza na gato numvaga izina Mifupa atari izina wagakwiye kwita umwana w'umuntu nge ni ku giti cyanjye sinzi wenda namwe niba mwumva koko ibyo mvuze ari ukuri cyangwa se wenda niba ari amateshwa n'amahomvu naba mvuze ni izina ry'Imana yewe ku giti cyanjye ndetse n'abantu ejo twakoranye live kuri Instagram, TikTok na YouTube bakomeje kugenda bagaruka kuri iri zina baravuga atari utuzina twinshi cyane tw'utubyiniriro yari kuba yanakoresha n'ibiki byose ariko rwose iryo zina Mifupa ryo Jihad azi ibyo asobanura bantu b'Imana bantu muzi gusenga bantu muzi ibijyanye n'indwara zo mu mutwe uyu mutinganyi Jihad mu mucunge mu murebe ako ni mu murebere mu mukumire mu mubuze mu mucyahe azi ibyo avuga nayo mpamvu iteka ryose iyo umuntu amucyashya akabona byatangiye kuba binini arongera akabeshya ngo ngewe ngo impamvu ngo uwo muntu ngo amvugaho cyangwa se ngo nyaha ama warning ngo ni ukubera ko ngo ahita nyibutsa ko ngo papa wanjye ngo afungiye imageragere Jihad iyi ngiyi ni gasopo ni warning ndabikubwiye yewe kuko nanjye nabonye wanzanye mu mwandiko wunkizemo noneho rwose iyo ni warning ikindi kandi wowe nta bushobozi na buke ufite bwo kuba wanca mu gihugu wowe igihugu ntago ari icyaso igihugu ni icy'abanyarwanda bose nta n'umwe uvuyemo yemwe n'abasize bakoze jenoside mu gihugu turababwira ngo ni mutahe bose gataha ko igihugu ari icy'abanyarwanda wowe rero nta bushobozi ufite bwo kuwatera umuntu ubwoba ngo naza mu gihugu wowe uri igiki ariko Jihad uzi ko uri rimwe na rimwe ujya wireba ukabona koko hari power zindi ufite sha ubutinganyi ntibuzagushuke ngo urengere sha ubutinganyi ntibuzagushuke ngo urengere hari ibyo uvuga nkabona none watangiye kurenga imirongo nta bushobozi na buke ufite bwo guca umuntu mu gihugu ujya wireba we ni gashego rwego bana nyagasani kuko wapfuye ari ubusa
n'ingetura nka jihadi isigaye yica abantu mu gihugu. Usigaye uca abantu mu gihugu jiha koko kuzi ko wasaze neza burya ngo iyo zamaze kuba nyinshi ngo hari ukuntu zijya zibasaza narabyumvise, ariko noneho ndumva kumiro kamaze kuba imbunja neza bajyaga babivuga nkagira ngo barashyenga. Nawe ugeze aho guca abantu mu gihugu. Ngo nuza tuzesurana nge nawe ngewe na yewe mana we. Tu veux jouer avec moi? Nongira nkasekamo, ndabizi neza kano kaganiro baraza kuza kukoherereza, cyangwa se nawe uraza kuza kukareba kuri Kasuku Media TV, uraza kuza kuvuga ati ahanga nakoze amakosa. Si tu veux jouer avec moi, tu vas voir. Icyo nakubwira cyo giye sha, uzagenda uvuga inkuru z'abarongoranye, uzagenda uvuga inkuru z'abamenanye imyoyo, ibyo byanyu mukora, uzagenda uvuga ibiki byose. Numva nta n'ikibazo kibirimo rwose, kuko nibikugaruka bizakugaruka we wenyine. Ariko reka gutangira kuzana imvugo zihembera urwango, imvugo zihembera amacakubiri, imvugo zangisha abantu abandi, imvugo zideforma abantu. Rekana naso, rekana nizo mvugo. Ibyo uvuga ububizi, ibyo uvuga ububizi, urabizi. Yago yajyaga bivuga nyamara tukagira ngo ni ibintu byo gutwikana, tukagira ngo ni ibintu biri aho ngaho bidafite imvo n'imvano. Ariko ndimo nagenda mbyemera jiha, ibyo uvuga ububizi ku manyoko, ibyo uvuga urabizi we, ibyo uvuga urabizi. Ariko iyi mvugo yo ishobora kuza kukugaruka. Nakubonyemo ibindi bintu bishobora gutuma nawe ubona transport mukajya kuba mwiganira n'umuvandimwe fata ku mavuta, uko nawe ajya kugenda bura nahise mbibona ngewe, nahise mbibona ndavuganisha ibi bintu uvuze, ibi ngibi byo birete bikujyana. Sinagiye kumva numva se fata ku mavuta wavugaga ko atazongera kwitaba RIB, agarutse mu rukiko agatangira kuvuga ngo yiswe umuhutu, ngo niyo mpamvu ibyo yavugaga byose ngo yabivugaga. Ariko tekereza abantu bakora amakosa nkana umunsi ku wundi, bakavuga ati ariko rero ibyo bintu murakora ni amakosa, ibyo bintu ni ukurenga umurongo. Ukajya kumva umuntu yabifashe nk'iturufu, ati burya ngewe ibyo nakoraga byose nabikoraga kubera ko banyise umuhutu, niyo mpamvu mwabonaga ndimo ndarekora biriya bintu by'ibiganiro bimeze kuriya. Noneho ushaka no kubizana mu rukiko, uwo fata ku mavuta avuga ko ngo ari byo wenda bishobora kuba byamukorera, ariyo turufu aje kurishisha mu rukiko. Koko ibyo bintu se hari aho ubizi mu Rwanda bikora? Ni ukuvuga ngo ibyo waragiye ukora wagenda kubikora ugambiriye kwihimura. Nubwo wenda proof zitanagaragaye zaho babimwitiye ibyo bintu, ariko aba bantu kuko jihad yakoranaga nafata ku mavuta umunsi ku wundi. So iturufu, umuvuno w'ibyo bakora cyangwa se bakoresha bose ni bimwe. Ngende umuntu wanaliza nka understanding kandi ibintu umuntu arimo arashaka gukoresha impamvu yabyo ndetse n'intandaro. Niyo mpamvu ngewe ndashobora kureberera, ntago nshobora kureberera ngo mberereke we jihad. Abantu bose bagomba kutangira kukumenya. Twajyaga tubibona ubivuga tukagira ngo ni ibintu just biri aho ngaho, ariko ubu ngubu irisho giye gutangira kujya turi kureba. Ntago ufite imvugo nziza muri societe wowe, ntago ufite imvugo nziza muri societe.
kigoryi gusa. Gutingana niba ari indwara nayo yica mu bwonko, ako ni indwara yica mu bwonko, kuko nta kuntu waba uri umuntu w'umugabo ngo wumve ko ugiye kugerageza umwobo w'inyuma ubundi ngo uzagire ubwonko buzima. Ibi ndabikubwiye wakigoryi we. Niba uri umunyabwenge izo mvugo zawe rwose ugenda uzihindure. Uwo muvuno wo ntiwakora, ubimenye. Kandi ngewe uko nabibonye mu mboni yanjye nk'umuntu wize, ndabona rwose urimo uragenda urenga imipaka. Urimo uragenda urenga imipaka cyane. Kandi binkubwira niko kuri. N'abantu bose baza kuza kubikubwira muri commentaire, urimo urarenga imipaka, urimo urarenga imipaka. Wamaze kuba too much. Ntuzabone bagushungera kuri abantu bafite imyumvire nk'iyawe bakakubwira ngo urimo urarekura ngo imizigo ngo ya danje. Urimo urarenga imipaka we nyangaragata, imbecile, senji sanke, gicucu, kigoryi, kigitinganya.